Bene data muduteze amatwi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa kwizera. Reka dusenga Imana. Mana nkuru y'icyubahiro, turagushimye kuri uyu mugoroba kuri mu ruhande rwacu. Nuko ijambo ryawe ritwubake kandi ritugire umumaro. Amatwi yose aryumva, Uwiteka Mana Nyiringabo, yazibure kugira ngo yumve icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Genera buri wese umusobanurire, kandi ukuboko kwiza kubane natwe twese. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene data, nshuti zanjye, ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa kwizera. Ese kwizera ni iki? Umwanditsi w'Abaheburayo yabisobanuye neza mu bice 11 umurongo wa mbere. Aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Bivuga ngo kwizera ni ubumenyi. Ni ubumenyi umuntu agira, ariko akabugira mu by'ukuri yiringiye ibizaba. Kandi ijambo riratubwiye ngo ni nako kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari ukuri. Kwizera rero ni iki? Kwizera ni ubwo busobanuro umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze, ariko ubundi busobanuro mu kwizera ni uko kwizera ari urufunguzo rw'ibyo Imana yasezeranye. Kugira ngo bigushyikeho, kugira ngo bishyikire, kugira ngo bifate, biragusaba kwizera. Ikindi ni uko kwizera ari umubare banga cyangwa se password umuntu afunguza ibyo yasabye mu gihe cy'amasengesho. Iyo rero bije kugira ngo bisingire, kugira ngo bifate, birasaba iyi password, birasaba iri jambo ryitwa kwizera. Kwizera kandi ni igiciro cyangwa se ni ikiguzi kiriha ibyo wiringiye, cyangwa se watumije mu buryo wasengaga. Iyo amasengesho ashubijwe, byose bituma cyangwa se bikugeraho mu kwizera, kandi kwizera kwawe niko gutuma ibyo byose bishoboka. Umwanditsi w'Abaheburayo ibice 10:38 yaravuze ati, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Arakomeza ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo dukize ubugingo bwacu. Bene data, ijambo ryo kwizera tuzaritindaho cyane. Ni rwo rufunguzo rw'ibintu byose. Kugira ngo ugere mu ijuru birasaba kwizera, kugira ngo uzabane n'Imana birasaba kwizera, kugira ngo ukiri na hano mu isi ibyo usengeye bisubizwe birasaba kwizera. Kuko ibintu byose twasengeye ntabwo ariko twabibonye, ariko ibyo twizereye byose byo twarabibonye. Ingero zirahari. Abagiye bagendana na Yesu yagiye ababaza ati, mbese ufite kwizera kugira ngo ubashe kwakira ibyo nakugeneye? Iyo abaga afite kwizera, niba ari indwara yashaka gukira yarakiraga, niba ari ubumuga ubwo bwose bwarashiraga. Yarababwiraga ati, kwizera kwawe kuragukijije, ikorere uburiri bwawe utahe. Kwizera kwawe kuragukijije, humuka. Kwizera kwawe kuragukijije. Hari ubwo abagabo bazanye umuntu ufite ubumuga, ngo bageze aho Yesu ari basanga abantu bakubise buzuye, bigira inama yo kujya hejuru y'inzu, baromboreza aho Yesu yari ari arimo yigisha, ngo barasambura. Bamaze kuvanaho ibyari bishakaje iyo nzu, ngo bamanurira umurwayi mu ngobyi imbere ya Yesu. Yesu ngo arebye kwizera kwabo. Haleluya! Ntabwo yarebye kwizera k'umurwayi, yarebye kwizera ko bamuzanye, ndetse ngo ingobyi bayimanuriye imbere ye, ngo ahita amubwira ati, ibyaha byawe urabibabariwe. Abayuda batangira kuvuga ati, dorere n'ibyaha se byo nabyo kandi? Yesu afite ubutware bwo kubabarira ibyaha kubera yuko ari nacyo cyamuzanye. Hanyuma arangije aravuga ati, ikorere uburiri bwawe, ikorere ingobyi yawe utahe. Igitangaza kiraba, abantu baratangara cyane kuko batiyumvishije uko bigenze, ariko Yesu afite ubwo butware bwose ndetse no ku kintu cyose.
ijambo ry'Imana twarisomye rivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Mu mibereho yawe ya buri munsi jya urangwa no kwizera, kuko nutizera uzasibira, uzaguma aho uri, kuko kwizera kubyarwa no kumva ijambo ry'Imana. Kwizera kurakura, kwizera kuba kunini, kwizera gushobora gushira, kwizera gushobora kwaguka, umuntu akagenda akongera. Abigishwa bigeze kubwira Yesu bati twongerere kwizera. Yesu arababwira ati mufite kwizera niyo kwangana n'akabuto ka sinapi. Ni akabuto gato cyane nigeze kukabona kajya kungana n'ururo. Ako kabuto Yesu yarakageranyije ngo mufite kwizera kungana nako mwabwira uyu musozi muti tabwa mu nyanja igirayo, ngo kandi uwo musozi wakumvira. Bivuga ngo hari ibintu byinshi abakristo batamenya, bagategereza, bakagira amasezerano ariko ntibizere ko ibyo Imana yavuganye nabo bizasohora. Bene data, ndagira ngo iri jambo ryo kwizera tuzaritekerezeho, tuzareba intambwe zo kwizera, turebe ibice bigize uko kwizera, hanyuma tuzariganireho ku buryo bwimbitse. Muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 4 hari amagambo avuga ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, kandi uku kwizera k'umuntu niko kumubeshaho no mu buzima busanzwe bwa hano mu isi. Icyo wifuza, icyo ushaka, mu by'ukuri ukigeraho iyo ufite kwizera. Kugira ngo rero umuntu azajye mu ijuru birasaba kwizera. Kugira ngo umuntu asingire ibyo yasezeranyijwe n'Imana birasaba ibiganza. Ibyo biganza byitwa kwizera. Nibyo biganza byakira ikintu wasengeye mu masengesho. Ni nko kujya gukora komande y'ibintu bikaza biturutse hanze bikagera muri Majerwa, wajya kubikurayo bakakubwira bati rero zana ikiguzi cyo kubivana muri Majerwa. Icyo kiguzi ni ukwizera. Iyo umaze gutanga uko kwizera bahita baguhereza ibintu ukabitahana. Uko niko mu Mana bimeze, nuko kwizera nibyo biganza, niyo maboko asingira ibyo twasezeranyijwe n'Imana cyangwa ibyo twasengeye mu masengesho. Ariko igihe kikagera bikatugeraho, iyo nta kwizera ufite, Imana irakomeza ikaguhereza, wowe ntubishyikire kubera ko nta maboko, nta biganza ufite byo kwakira uko kwizera. Rero kwizera baragutwita, kukavuka, kugakura, gushobora ndetse no kwiyongera cyangwa kugabanyuka cyangwa se kukanashira burundu. Ibyo ngibyo tuzabiganiraho ku buryo burambuye. Kwizera kandi ni nka network icometse kuri seriveri yo mu ijuru, kuko ibyo wasengeye iyo bije byakirwa nuko kwizera. Ibyo rero twasezeranyijwe cyangwa ibyo twasengeye byose ntabwo ariko twabibonye. Reka nsubire mu iri jambo. Ibyo twasengeye byose siko twabibonye, ariko ibyo twizereye byose Imana yabidushyikirije. Imana ishimwe kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana y'icyubahiro turagushimye, reka kwizera kugume mu mitima yacu, kandi buri muntu wese wumva ijambo ryawe rimuhindure, agire kwizera kugira ngo ibyo yasengeye, ibyo yabwiye Imana, ibyo yizereye abisingize ayo maboko yo kwizera. Urakoze Mana kuko ubyumvise, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, mwari kumwe n'inshuti yanyu Pasiteri Manirafasha Pascal.